bakunzi ba Gospel Voice Empire aho muherereye hose turabasuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mugubwe neza abari hafi na kure tubifurije amahoro. Muze kunyemerera kugira ngo tuze kugira ibihe byiza muri kino kiganiro Imana duhaye. Tubanze dusenge kugira ngo Uwiteka abane natwe kandi atuyobore. Munyemerere dusenge. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, uro kwizerwa iminsi yose. Ndagushimiye ko uduhaye umwanya kugira ngo tubanemo. Mwami Yesu nyemerera uzubane natwe tuyobore. Turakwemereye Kristo ngo unyemerere ufungura amatwi y'abanyumva bose kandi icyo wagambiriye gisohore. Nyemera rero Mwami imitima imurikiye aho iri hose yumve guhemburwa, kuko niwe wenyine watangiye umurimo kandi nawe uzawusoza. Ibi byose Mwami tubishyize mu biganza byawe, ubane natwe kandi Kristo turakwemereye. Nawe twebwe n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje nanone nk'uko mubimenyereye, tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ari icyo Uwiteka ashaka kuvugana natwe. Ariko nagira ngo mbanze mbaye ikaze muri uyu mwanya, buri wese ahantu ari yiyumvemo ikaze, kandi rwose hari icyo Imana ishaka kutuganiriza muri uyu mwanya aho uri hose. Munyemerere dutangire dusoma ijambo ry'Imana, ariko nk'uko nabibabwiye ni bonane w'urukundo. Tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Iyi ni Gospel Voice Empire, kandi niho hantu ushobora gusanga ubutumwa bwiza, ibiganiro bigiye bitandukanye, ubuhamya bwubaka, kugira ngo tumenye umumaro wa Kristo, kugira ngo tumenye icyo Kristo yamaze. Ndagira ngo rero munyemerere tubane muri uyu mwanya. Reka dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ishaka kutubwira muri uyu munsi cyangwa muri aya masaha ahantu herereye. Reka dusome Yesaya ibice 60, turasoma umurongo wa mbere wonyine, n'uwa kabiri ntibikunda. Reka dusome, haranditse ngo Yesaya ibice 60 umurongo n'uwa mbere n'uwa kabiri. Handitse ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Reka tuganire amagambo yonyine. Birashoboka ko iri jambo ry'Imana Yesaya hanura yaravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Nyemerera wowe turi kumwe uyu mwanya, unyemerere tubane wumve icyo Imana ashatse kukubwira. Birashoboka ko ubaye mu buzima bugiye butandukanye, uri guhura n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko Uwiteka hari icyo ashaka kukubwira kuri uyu munsi wa none. Aje kukubwira ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Wanyuraga mu mwijima, hari ibihe bitandukanye byanyuraga ku buzima bwawe, ariko uyu munsi Uwiteka aje kuvugana nawe, aje kukubwira icyo yakoze gikomeye na n'uyu munsi agikurikirana. Nuko yapfiriye ubuzima bwawe, n'uyu munsi akaba akibugendaho kugira ngo abuhereze umurongo yagambiriye. Rero hari igihe bijya bishoboka umuntu akabyukira mu marira akayararamo, ariko Bibiliya niyo yavuze ngo muri Yesaya 30 umurongo niba wa 6 neza, haranditse ngo ahari kurira be yaho kwararira umuntu, ariko bwaci impundu zikavuga. Birashoboka ko ushobora guca mu bitandukanye, ukababara, ukagera mu bihe bitandukanye, kandi bigakomeretsa umutima wawe, ariko Uwiteka hari icyo agira ngo akubwire uyu munsi wa none. Aragira ngo akubwire ngo ibyo bihe byigutwara, byigufata ngo bikwihebeshe, aje kukubwira ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Aho wanyuraga nubwo wari haruje umutima wawe, arabwiye ngo byuka urabagirane, umucyo urarashe. Kandi iyo umucyo urashe, ahari umwijima uragenda, ahari agahinda karagenda, kandi umucyo twahawe ni Kristo gusa. Yesu yaje n'umucyo ubuzima bwanjye nawe. Uyu munsi arashaka kongera kukubera umucyo, arashaka kongera kugira icyo akora kugira ngo umenye intego ze ku buzima bwawe. Nakunze Kristo yaje aje kuruhura abari barushye. Yesaya we amuhanura yavuze ngo intimba zacu nizo yishizeho, kandi ngo n'imibabaro ye ntiyadukirisha. Rero uko byagenda kose, imibyimba ya Kristo niyo yadukirishije. Kubabazwa kwa Kristo kwatubereye ubuzima. Na n'uyu munsi Yesu aracyafite uwo mushinga wo kugira ngo yishyireho ibibazo byawe, kuko niwe gisubizo twahawe abari mu isi bose. Ndagira ngo ubwire uyu munsi Yesu icyo ashaka gukorera ni ukugira ngo yongere amurikire ubuzima bwawe bwari buri mu mwijima, ni ukugira ngo yongere amurikire ubuzima bwawe wanaga nta nzira bufite, kuko niwe ubivuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data namujyana.
Kristo arashaka kubera inzira, arashaka kubera umucyo, arashaka gutanga umurongo w'ubuzima bwawe. Haleluya. Aho uherereye hose najya mubwire ngo uyu munsi wikiheba, ibihe byigufata ngo bigutware. Yesu aragira ngo agufate, akuyobore muri ibyo bihe, akwereka inzira uzanyuramo utaricuzamo. Hari ubuzima abantu benshi banyuramo bakabamo barogreta, bavuga ati kubera iki uyu munsi ibintu byagenze bityo. Najya mubwire ngo ikibazo no kutigeze wakira Yesu ngakubere umucyo ukuyobora. Uko iteka ryose iyo umuntu, Bibiliya niyo yavuze ngo inama umuntu yigira niyo ku giti cye, ariko igisubizo cy'ururyo kikava ku Uwiteka. Nagira ngo nyemerere uyu munsi wowe dukurikiranye, niwongere kwihebeshwa n'ibyo ngibyo, wemerere Kristo aba ari uhereza igisubizo ibitekerezo byawe, aba ari uhereza igisubizo ibibazo ufite. Ngewe nasanze kuri yuko byagenda hose ibibazo nubwo tubifite, ariko twahawe Yesu. Kuko Yesu atari yaza mu isi, hari ubuzima bwari buhari, ariko Yesu aje ntabwo yari aje kugira ngo avane ibyari biro, ahubwo yari aje kugira ngo abikomeze, araje kugira ngo ahereze ubuzima icyerekezo bwawe. Rero uyu munsi ajya mubwira ngo witerwe ubwoba n'ibihe byose urimo uracamo, wikangwa n'intambara, wikangwa n'ibibazo urimo urabona. Uyu munsi Yesu ari kuvugana nawe, arimo arakuganiriza ngo haracyariho ibyiringiro. Yobu niwe wanyuze mu bihe bikomeye. Uyu mugabo Yobu ndamukunda cyane, yanyuze mu bihe bikomeye, anyura mu bihe bimubabaza umutima, anyura mu bihe abaho nta muntu afite. Birashoboka ko nawe uyu munsi waba urimo urabaho udafite umuntu n'umwe mugendana. Birashoboka ko uyu munsi waba uriho ariko ukaba ubona ibintu byose byaranze, ariko Yesu uyu munsi aragira ngo agutangarize, akubwire ngo witerwe ubwoba n'ibyo ngibyo. Birashoboka ko igiti cyatemwe nk'uko Yobu yabivuze. Yobu yaravuze ngo aha erega haracyariho ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Birashoboka ko ubuzima bw'umuntu ujye bumera nk'aho butariho kandi uriho abantu bakubona, ariko ubuzima bwawe wabureba ukabona butariho. Rero uyu munsi Yesu wateye icyo giti na n'uyu munsi aracyari gukurikirana. Yaravuze ngo haracyari ibyiringiro ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Yobu niko yavuze. Arangije aravuga ngo naho umuzi wacyo wasazira mu butaka, ngiyo cyumvise amazi ngo kirongera kigashibuka, ngo kigatoha nk'igiti kikiri gito. Rero uyu munsi Yesu ntabwo yitaye ku mateka y'ubuzima urimo uracamo. Arashaka kugira ngo ubuzima bwawe abohereze umurongo bwongere bubeho. Yesaya yaravuze ngo yamunyuzeho ngo ari mu ivatari rye, ngarangije aravuga ngo baho. Yeremiya aravuga ngo baho, arangije abaho. Rero uyu munsi Yesu aragira ngo yongere avuge ijambo, wongere ubeho, witerwe ubwoba n'ibyo urimo uracamo. Yesu uyu munsi aragira ngo akubwire ngo byuka urabagirane. Birashoboka ko utarabagiranaga abantu si bakumenyaga, ariko Yesu yakumenye, abantu barakumenye. Uyu munsi Yesu aragira ngo akuvana ahantu wari umaze iminsi uryamishijwe n'ibihe. Hari igihe umuntu agira igihe akaba aryamye kandi arimo aragenda, ariko ubuzima bwawe ukumva buryamye, ukumva businziriye, ukumva nta mibereho ihari, kandi abantu bakubona bakabona uriho. Ariko uyu munsi Yesu hari inkuru nziza yakuzanye, arajya kubwira ngo byuka urabagirane, wongere wishime, wongere ube, wongere unezerwe, witerwe ubwoba n'ibyo ubona, wikangwa n'ibihe. Yesu ni wenyine ufite ibihe mu biganza bye. Nubwo ibihe byaza bikarusha umutima wawe, nubwo wanyura mu bihe bitoroshye, Yesu hari inkuru nziza uyu munsi akuzaniye. Aje kukubwira ngo byuka urabagirane, aje kukubwira ngo va muri ubwo buzima urimo, wongere utere indi ntambwe, aje gushyira umucyo ahantu utaruri. Umwijima wari urimo urarangiye uyu munsi wa none, aguhaye ubuzima bushya. Niwongere kwihebeshwa n'ibihe urimo, aho bwemerera Kristo aba ari wenyine ukuyobora. Niwe jambo rizima, niwe jambo rizima twahawe, niwe buzima twahawe, kugira ngo uyu munsi atubohore ingoyi zose, atubeho kubo twidedembya muri Kristo Yesu. Yesu naramukunze cyane, umurimo yakoze nta wundi muntu bari kuwukora. Bibiliya iravuga ngo ngiyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu aba baye icyaremwe gishya, ibya kera babishize. Icyo wundira Yesu yageze mu buzima bwawe, amaraho amateka yose mabi wanyuzemo, akarema amateka mashya. Rero Kristo uyu munsi aragira ngo akuremere amateka mashya, aragira ngo yibagize bwa buzima bwose wabayemo, akuremere ubuzima bushya, akunezeze, akuremere amateka mashya. Kristo nicyo cyamuzanye. Uyu munsi aje kongera kukubwira ngo ongera ubyuke urabagirane. Amarira wari umaze iminsi uraramo, ibihe byose wanyuragamo ukabona nta nzira, Kristo aragira ngo akubwire ngo
niwe nkuru nziza twahawe kugira ngo twamamaze neza yagize. Nta yindi mpamvu uyu munsi ituma umuntu ajya kuri kamera, kugira ngo nta yindi mpamvu ni ukugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba uri muri ibyo, ariko turacyamamaza intsinzi ya Yesu, turacyavuga gukomera kwa Yesu. Uyu Yesu niwe wenyine wafashe ubuzima bwacu abuhereza agaciro butari bufite agaciro, niwe wafashe ubuzima bwacu abubeshaho butari bubayeho. Umuntu anyura mu bihe bikomeye, ariko Yesu yagira mu buzima bwawe ibihe byawe bigahinduka, ukongera ukanezerwa. Uyu munsi aragira mubwire ngo niwongere kwihebeshwa n'ibihe, niwongere gukangwa n'ibihe. Nyiribihe aje kukubwira ngo byuka urabagirane, umucyo urarashe kandi urasiye mu buzima bwawe. Rero uyu munsi emera Kristo akora icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Emera Kristo, wongera ugire kwizera. Bibiliya nivuga ngo umukiranutsi wanjye ngazabeshwaho no kwizera. Rero uyu munsi uko byaremeze kose, kwizera kwawe kugiye gukubeshaho ibihe byose warimo uracamo. Wongere wizere Imana, wongere wizere Imana. Gusa Bibiliya yavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kujya kugira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Hasi no havuga ngo Ngeriya ngo yari umuntu mwatwe, kandi ngo yabashe guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Uyu munsi ongera ugire kwizera, Yesu akora icyo yagambiriye. Yesu yagiye akora ibintu byinshi, ariko hari nawe yakoraga ngo ufite kwizera. Nawe uyu munsi ndikukubaza ngo ufite kwizera, ngo wakire igitangaza ku buzima bwawe, wakire gukora kw'Imana. Imana yindura ubuzima bwawe bw'umucyo, nawe utangire umurike isi yose, abantu bakwifuze. Uzarebe twese ahantu turi, yuri mu mwijima, yuri ahantu hari umwijima, ubukeneye ko hagira umuntu uzabyibuze agacana. Rero Yesu uyu munsi aragira ngo acane urumuri, nawe isi yose uyu munsi kubone yongera acane ku buzima bwawe, yongera acane muri wowe, niwongere guterwa n'intambara. Uyu munsi Yesu avuganye nawe kandi aje gukora icyo yagambiriye. Haleluya. Yesu aje gukora. Niyo mpamvu uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwiye ngo byuka urabagirane, umucyo wawe urarashe, ubuzima bwawe bugiye kuba bushya kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Yesu yongeye gukurikirana. Nakunze Yesu ntabwo ibintu bye byanarangiye mu rupfu, ahubwo yaragiye ajya kuzimu, yambura ubutware Satani, arangije afungura ibituro by'abera. Uyu munsi Yesu aracyakomeje gukurikirana, arangije arazuka, aravuga ngo rega ndacyakurikirana inama zanjye. Arangije agiye kugenda avuga ngo rega nubwo ngiye simbasize nk'imfubyi, mbasigiye umwuka wera bimufasha. Birashoboka ko Yesu atakiriho mu buryo buboneka, ariko mu buryo bw'umwuka tubasha guhura na Yesu. Nagira ngo uyu munsi Yesu umwemerere yongera kurikirana ubuzima bwawe, kuko Yesu icyamuzanye no kugira ngo umwemere umwizere agire icyo akora ku buzima bwawe. Nyemera rero uyu mwanya wowe nkurikiranye, unyemere dufate umwanya dusenga Imana, tubwire Imana ngo Yesu ongera umurike mu buzima bwanjye, ongera ume kubyuka ubuzima bwanjye, wongere ubuhereze umurongo. Yesu arahereza ubuzima bwawe umurongo, niwongere kwiyebeshwa n'imyaka n'ibihe. Hari igihe umuntu agera mu gihe ibintu bikaba imyaka myinshi, ariko nagira mubwire ngo kuba wageragezwa igihe kirekire ntago ari uko byimye Imana inzira kugira ngo ize kugutabara, ahubwo igihe cy'Imana kugira ngo kigere bisaba kwihangana. Yakobo niwe wavuze aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganye imugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero kwemerwa mu bigeragezo nibyo Imana ikeneye. Naho kuba wageragezwa, abantu twese turageragezwa, ariko Yesu icyo abashaka ni ukugira ngo wemere irimo birakugerageza, cyangwa wemere ibintu urimo uracamo, numara kubyemererwamo abone kuza gutabara. Rero witera ubwoba n'ibyo ngibyo, emera wihangane, utegereze igihe cy'Imana. Iyi ntwara abakristo turayikeneye, kuko ubutabazi bwose ntabwo bwapfa kuza. Reka mbabwire, ntabwo wahozwa amarira utarize. Kandi buriya ntabwo umuntu yaza kuguhoza atabanje kubona kuri murarira, ntabwo bishoboka. Nabonye kuri kurira ntigute naza kuguhoza. Ariko Yesu yamaze kubona umutima wawe, ngo Imana yigeze yitegereza ngo Abisirayeli bari muri Egiputa, ngirangije abareba ngo imenye uko bameze. Uyu munsi nawe Kristo akurebe, amenye uko umeze, narangiza amenye icyo agomba gukorera. Munyemere dusenga Imana. Haleluya. Munyemere dusenga Imana, tubwire Imana ngo Kristo ngwino wongere ucane umucyo w'Uwiteka, wongere ukurasire ubuzima wari urimo uracamo. Yesu yongera kurasire, aremye ibitari biriho ku buzima bwawe, kuko nubasha gukora ibintu bibaza imyaka myinshi, nubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibagira. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo,
ndagushimiye kuri wo kwizerwa, ndagushimiye kubanye natwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi muhaye icyubahiro kuri wo kari we wenyine wabashije gutsinda Satani ukamwambura ubutware bwose, uyimbazwe kukiri wo kwizerwa. Rero uyu mwanya uratubwiye mu ijambo ryawe, Yesaya hano yavuze ngo dore aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Rwose ndagushimiye ko wowe urasha umucyo wawe ukabuje ku buzima bwanjye, ukabuje ku muntu wese uri muri anyumva aka kanya, ukabuje ku muntu aka kanya uri kuri kamera, ukabuje gucana umucyo, kandi umucyo witangaza, umucyo uhindura ubuzima, umucyo urema ibitariho biri bikabaho. Reka umucyo yawe wongere urase, kuko ni wenyine mucyo twahawe abantu bose bari mu isi, kugira ngo umurike. Utari waza twabaga mu mwijima mwinshi ukomeye, ariko ujuramurika buri wese, ava muri karandezwa, ava muri uri nk'uko ava muri kuriza bakadaye nk'uko wavanye Aburahamu iwabo akamujyana mu gihugu uzamwereka, kuko waruje kugira ngo umurikire. Natwe twemera utumurikire Mwami Yesu, buri wese umurikire, udukurikiranye uyu mwana amurikirwe nawe. Ndagushimiye Kristo kare wenyine ubanye natwe muri uyu mwanya, kandi unyemerere buri wese umurikiranye aya masaha yakire ijambo warugambiriye gusoza ku buzima bwe. Ndagushimiye kuri kwizerwa, ushyirwe hejuru y'igitare cy'amahanga, kandi tugufitiye icyizere. Ukomeze ubane natwe kandi tuyobore none iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.